kugaruka cyangwa kugarukira Uwiteka bivuga no guhindukirira Uwiteka. Rero turashaka kureba uburyo hari abagiye bahindukirira Uwiteka yabarakariye, bari bagiye kurimbuka, ariko imbabazi zayo zikabageraho hanyuma bagakira. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka dusenge dufatanye muri iri sengesho, mwebwe abari kunkurikira. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, Mana yacu ikomeye, uri igihome kidukingira, uri imbabazi zuzuye, uri Imana ikomeye, ni weho wera muri byose kandi ugakiranuka nanone muri byose. Tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo kuko uri Imana igira neza. Tuguhaye icyubahiro kuko ari we wenyine gikwiriye. Turagushimye we wategetse ko bucya bugacya, twebwe abana b'abantu tukabyuka turi bazima, duhimbaza izina ryawe kubw'imbabazi zawe. Ni we wenyine watandukanije umucyo n'umwijima. Umwijima urahunga, umucyo uraza. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, twisanga mu wundi munsi, umunsi ufite izina ryawo ndetse n'itarike yawo, umunsi twebwe tutagizemo uruhare, ahubwo byakozwe n'Imana yo mu ijuru, umwami nyiribihe. Turagushimiye Data wa twese wo mu ijuru, kuko ibyo biri mu buhanga bwawe. Habwa icyubahiro mukunzi mwiza, habwa icyubahiro Mana y'agakiza kacu. Data wera wo mu ijuru, emera ubane natwe muri aka kanya, aka gahe tugiye kumara tuvuga ijambo ryawe. Wemerewe kubana natwe, wemere kutugirira neza, wemere kutubabarira, wemere kuzana imbabazi kuri twebwe kugira ngo ubashe kudukiza, kandi imbabazi zawe zigere ku muntu uwo ari we wese azikeneye muri iki gitondo, kugira ngo umwunamure ndetse umukiza akaga arimo. Urakoze Data wa twese wo mu ijuru, ngwino ubane natwe, ni mu izina ry'umwana wa Yesu tubyambaje dushima, amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye rero gusoma amagambo y'Imana. Mufate Bibiliya zanyu, ni amagambo y'Imana tugiye gusoma mu gitabo cya Yona. Ni umuhanuzi mutoya Yona. Dusome ibice bitatu, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Handitse ngo, Yona yongera gutumwa i Nineve. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri, riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse. Kandi Nineve wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangurura ati, hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru kageza ku woroheje, hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'icyubahiro, intebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategekana itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo y'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose
byambare ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Nta ubizi, aharaho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbure. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Imana itugirire neza. Reka dusome n'irindi jambo hanyuma tubone kuganira kuri aya magambo. Nayo ni amagambo yose yuzuzanya kandi afite intego imwe. Dusome nanone ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 21 umurongo wa 17 kugeza kuri 29. Eliya atumwa kuvuma Ahabu. Ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi riti, haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye i Samariya, uba ari mu ruzabibu rwa Naboti, yagiye kuruzungura. Umubwire uti, Uwiteka aravuze ngo, nuko urazunguye. Maze umubwire uti, umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zizarigatira n'ayawe. Ahabu abwira Eliya ati, urambonye wa mwanzi wanjye we? Nawe ati, ndakubonye koko, kuko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Umva, nzakuzanira ibyago ngutsembe rwose. Nzamara umuhungu wese kuri Ahabu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisirayeli. Nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko wandakaje ukoshya Abisirayeli ngo bacumure. Kandi ibya Yezebeli Uwiteka arabihamya atya ati, imbwa zizarira Yezebeli ku nkike z'i Yezereli. Uwa Ahabu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro. Nta wigeze gusa na Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka, yohejwe n'umugore we Yezebeli. Nuko yajyaga akora nabi cyane, akurikira ibishushanyo bisengwa nk'uko Abamori babisengaga kose, abo Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo, atanyaguza imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira, akagenda abebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi, riramubwira riti, ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye? Kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Imana itugirire neza. Dusomye amagambo menshi, ariko nanone afite intego imwe. Intego y'aya magambo iratubwira ngo nitugarukira Uwiteka, imbabazi ze zizadukiza.
nitumuhindukirira imbabazi ze zizatugeraho natwe zidukize. Dusomye amagambo muri iki gitabo cya Yona. Muri iki gitabo Yona atumwa kuburira umurwa w'Nineve. Murabizi neza mu mateka uburyo bwa mbere yabanje kwanga, aranga, yarabizi ko ari ubwoko butagonda ijosi, atinya ko bashobora kuba bamwica, ariko aragenda arahunga. Murabizi neza uburyo yahunze, urufi rukamumira ariko rukongera rukamugarura, kuko ntawubasha kuburizamo umugambi w'Imana. Amaze kugaruka, Uwiteka yari amaze kumwiyereka ko ntaho yamuhungira, yari amaze kumwiyereka ko ari we Mana, yari amaze kumwiyereka ko akomeye, nubwo yajya mu nda y'ikuzimu, nubwo yajya mu nda y'isi yabasha kumukurayo, kuko aho yari amukuye hari hakomeye cyane. Noneho aramubwira ati, ndashaka kongera kugutuma kuri uyu murwa w'Nineve. Hanyuma rero Yona amaze kubona imbaraga z'Imana, amaze kubona gukomera kwayo, ntiyari noneho kwanga, aremera, amubwira amagambo agenda kubwira Nineve. Nineve wari umurwa ukomeye cyane, wari umujyi ukomeye cyane, umujyi wabarizwaga muri Mesopotamiya. Aho hantu hari ubucuruzi bukomeye cyane, kuko hari hegereye inyanja ya Mediterane, ndetse hari no ku muhanda waganaga muri Irani. Icyo gihe rero ibyo byose byawuheshaga kuba umujyi w'ubucuruzi, umujyi ukomeye, umujyi ufite ibyari bikenewe byose kugira ngo utere imbere. Ugera kuri apoje, urakura, urakomera, ubucuruzi burakomera, kubera ibyo byose byabafashaga gutera imbere. Bamaze gutera imbere, bamaze kugubwa neza, batangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hari harimo abantu benshi muri uwo mujyi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ni umudugudu wari, cyangwa se umurwa wari wubatse kuri hegitari 750. Hanyuma murumva rero ko ari umurwa ukomeye cyane, wari urimo n'abantu benshi, ariko hari harimo abazi Imana n'abandi batazi Imana, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana yo mu ijuru ibibonye irarakara, ireba ibyiza yabakoreye, ireba uburyo yabamamaje, ireba uburyo yabakomeje mu yindi migi yose, ariko bo bakayitura, kuyihemura, kuyihemukira, kuyivaho. Irababara cyane. Ibabaye ibatumaho Yona, irababwira ati, mwa bwoko bwanjye mwe, nimutampindukirira mu minsi 40 ndaza mbarimbure. Twumvikane ko aba bantu bose b'Nineve tutavuga ko bose batari bazi Imana, ariko hari harimo n'ubundi bwoko bwakoraga ibintu bibi cyane, ibintu babaza Imana cyane, bituma ishaka kurimbura Nineve yose. Ubundi muri icyo gihe bavuga ko hari ibihumbi bigera mu 800 na 900, ariko harimo abantu nk'ibihumbi 120 bitari ngo bizi indyo n'imoso, byikoreraga ibintu byishakiye, ariko ibyo bintu byose bizamuka imbere y'Uwiteka. Arababara cyane, aravuga ati, gengeye kurimbura Nineve nibadahindukira ngo bamenye ko ari jyewe Mana wabakomeje, bamenye ko ari jyewe Mana ubaha gukomera, bamenye ko ari jyewe Mana wakomeje uyu murwa, nanjye ndabarimbura. Yona aragenda. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo agenda bivuga, nubwo byari bimugoye, hari hanini cyane. Agenda bivuga. Ubu uwo mujyi uri muri Irake, agenda yamamaza hose yuko Imana nibatayigarukira bazabona akaga, kandi uwo mujyi uzarimbuka wose. Hanyuma icyiza cyabaye kuri Nineve nuko abantu bose bamaze kumva iyo mbuzi, bamaze kumva iyo miburo y'Uwiteka,
ngo bose bikubise hasi bamamaza itegeko ry'ukwiyiriza ubusa, bagaca bugufi, bagasenga Imana, bakambara ibigunira, batakira Uwiteka. Umwami nawe arabyumva, n'abakuru b'intebe barabyumva, ingabo zose zirabyumva, bose n'umwami ngo yiyambura umwambaro w'ubwami, yiyambura icyubahiro cye, yiyambura gukomera kwe, aca bugufi nawe, yambara ibigunira, yisiga ivu, kuko yari azi ko Imana ibatumyeho ibasha kubarimbura. Asaba imbabazi Imana, abwira abantu bo mu gihugu cye, arababwira ati mwebwe uhereye ku mutoya no n'abakomeye, ku muntu woroheje w'inyuma y'abandi, namwe bantu b'Nineve mukomeye mwese mwakomejwe n'Uwiteka, nanjye umwami w'Nineve, twese twiyiriza ubusa, duce bugufi, twambara ibigunira, dusaba Imana imbabazi kuko twayicumuyeho, amatungo yacu ntihagire icyo abona, ndetse nayo muyambika ibigunira, ibintu byose bigubwe nabi kubwo gushaka imbabazi z'Imana, kubwo gushaka mu maso h'Imana, kugira ngo turebe ko ahari Uwiteka yaturokora akigarura, ibi byago adutumaho ntibitugereho, kurimbuka adutumaho ntibitugereho. Barabyemeza, barabikora. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bamaze kubikora, bamaze kuborogera Imana, bagaca bugufi, bagasenga, Imana yumva gusenga kwabo, Imana ireba guca bugufi kwabo, Imana ireba gutaka kwabo, ibagirira neza, irigarura, ngo irahindukira, yanga kubateza ibyago yari yabagambiriyeho byose. Bene data, reka mbabwire, Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Ni umubyeyi, nta gihe na kimwe yigeze igambirira gukorera abera ikibi, nta gihe yigeze igambirira kugirira nabi ubwoko bwayo. Ariko ibyaha, kwimura Imana, kuyinyuranya n'ibindi byose cyangwa kuyigereranya n'ibindi byose, abantu bakayifata nk'uko atari Imana, bakayimura, bakagira ibindi bintu bimika, buri gihe bihora biyibabaza. Haba ari mu bwoko bw'Imana, mu Bisirayeli murabizi uko byagiye bigenda, igihe cyose bimuraga Imana bagashyira ibindi bigirwamana imbere, Imana yararakaraga kandi bikabije, ikabagirira nabi, ndetse ikanabarimbura. Ariko ikintu gikomeye nabonye ku Mana ni imbabazi zayo. Imbabazi zayo zirakomeye, imbabazi zayo ntabwo ushobora kuzisobanura ngo ubyumve, kuko nk'aha hantu yari yamaze guhitamo, yari yamaze kudesida, aravuga, Imana iravuga ngo ndabamara, ndabarimbura, genda ubabwire. Ariko bicishije bugufi, bene data, bicishije bugufi, Imana irabareba, iravuga ati icyo nicyo nashakaga, nicyo nashakaga, ko mumenye ko ari jyewe Mana, ko mwicishije bugufi mukansenga, mukareka ibigirwamana byanyu, mukareka ibindi mwashyize imbere, mukamenya ko ari jyewe wabarokoye, mukamenya ko ari jyewe nta yindi Mana iriho, ndabababariye, mbagiriye imbabazi. Icyo gihe Nineve ntiyasenyutse. Twasomye ijambo ry'Imana aha nanone mu Bami ba mbere, ritubwira uburyo nanone Eliya, Imana yatumye umuhanuzi Eliya, imutuma ku mwami yitwa Ahabu. Ahabu yakoreye ibintu bibi ubwoko bw'Imana, yagiye acumura ku Mana, Imana ikamubabarira. Murabizi ko hari igihe yigeze no imurwaniriza amahanga yari amuteye, iramukiza, ikagenda imwereka ko ari Imana, iramwereka ko ari Imana ibana nawe. Benihadadi yateranije ibihugu 32 byo kumutera, ariko Imana igaragaza imbabazi zayo kuri we, bayisenze, bayisaba kurengerwa, Imana irabarengera. Ni ukuvuga ngo Ahabu yari yarabonye Imana,
arayisenga, bayisaba nk'uko Imana yasezeranije Abisirayeli. Igihe cyose bayitakambiraga yabaga mu ruhande rwabo. Kintu nabonye, Imana burya ikunda ubwoko bwayo. Igihe cyose tuzaca bugufi tugashaka mu maso y'Uwiteka, Imana yo mu ijuru izatwumva kandi idukize inatubabarire. Hanyuma Ahabu rero yaribagiwe kandi yari yarakoze amakosa ubwabyo, kuzana umunyamahangakazi arongora Yezebeli, umunyamahangakazi, Imana itabishaka, Imana irabyihanganira, azana imana ziwabo zimushyiramo, nabo igihugu cyose kikajya gisenga imana z'abanyamahanga. Yezebeli yazanye, Imana irabyihanganira, ikomeza gufasha Ahabu, yigira ngo ahari azisubiraho. Hanyuma Ahabu twumva uburyo Imana yamutumyeho ko igiye kumwica, noneho igiye kumurimbura. Yari amaze gukora iki? Yari amaze kunyaga uruzabibu rwa Naboti. Naboti umukene, Naboti umuntu woroheje, ariko yigomwa uruzabibu rwiwe. Naboti aramubwira ati, ntibikabeho mwami wanjye, ntabwo nabasha gutanga gakondo yanjye, ntimugatange gakondo yanyu, ntabwo byashoboka, sinagurisha gakondo yanjye, uru ni uruzabibu rwanjye, sinarugurisha. Aramubwira ati ndaguhindurira, aramubwira ati ntibishoboka, ndaguha ndetse n'ibiguzi, aramubwira ati ntibishoboka, iyi ni gakondo yanjye, ntibikabeho ko nayigurisha. Umugore we aramubwira ati harya ubwo ubabajwe n'iki? Kuko yari atashye afite agahinda, ashaka kuryama atanariye. Umugore we aramubwira ati ngewe nzakwereka ibyo nzakora, ngewe nzaruguhesha, uriya atongera kukuderanja, atongera kugira ikintu na kimwe akuvugaho. Yapangaga iki? Kuko yari yaramenyereye gukora ibibi, kuko atubahaga Imana, yapangaga kurenganya Naboti. Naboti umukene, Naboti umuntu uciriritse, Naboti umuntu atarakwiriye guhangana n'ubwami. Arangije atumaho ku batware aho Naboti yari atuye, arababwira ati mumuhimbire mushaka abagabo b'ibigoryi. Abagabo b'ibigoryi bajya babaho, nshuti zanjye, abagabo b'ibigoryi bajya babaho, bahimba ibintu, bavuga ibintu batahagazeho, bahimbira abantu, bashaka kwicisha abantu. Abagabo batagira Imana, abagabo b'ibigoryi bajya babaho. Hanyuma baragenda bahimbira Naboti ngo yatutse Imana, yatutse n'umwami, bamutera amabuye, muri makeya arapfa. Hanyuma noneho Yezebeli aramubwira ati ko byarangiye, genda ufate rwa ruzabibu, nta muntu uri kubaza, Naboti yamaze gupfa. Undi aragenda ajya mu ruzabibu rwa Naboti. Amaze kugerayo, Uwiteka arabireba. Nshuti zanjye, ibyo dukora byose mujye mumenya ko Imana yo mu ijuru ibireba. Byaba ari ibyiza, byaba ari ibibi, byose bica imbere y'amaso y'Uwiteka, ntagira aho ahishwa. Imana irabireba, ireba karengane agiriye Naboti, maze imutumaho umuhanuzi wayo Eliya. Aramubwira ati genda umbwirire umwami Ahabu, umubwire uti aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Aramubwira ati si icyo gusa, ndababaye na Yezebeli nawe imbwa zizamurira ku marembo y'Iyezereli. Arababara, aramubwira ati umuntu wese ugukomokaho wese nzamurimbura. Mu mudugudu uzahagwa azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi ugukomokaho ari uw'umudendezo cyangwa ari uw'imbata, uwo wese kubw'uburakari unteje nge nzamurimbura. Uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, ugwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa. Amutumaho ibyago birenze, amutumaho ibyago gusa kuko yakoze ikibi, akatanga ibiguzi, akemera inama mbi z'umugore we, bakagambanira umuntu atariho urubanza, bakamwica bamuhora ubusa. Imana nayo ikahagurutswa n'uburakari bwayo, ikavuga ati nanjye nzaguhorera.
ariko murebe ikintu gitangaje. Imana yo mu ijuru nubwo yari yababaye bityo kandi koko yari yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kandi byari bibabaje, ariko Ahabu yagiriwe ubuntu n'Imana, yibuka ko Imana yacu igira imbabazi. Arabyibuka aravuga ati iyi Mana ndayizi. Iyo umuntu aciye bugufi akihana akareka ibyaha akareka inzira ze mbi, Imana yacu imugirira imbabazi. Nawe yambara ibigunira, ategeka abantu, nawe arasenga, nawe ariyiriza, yambara ibigunira, atakira Uwiteka, akagenda bebera ahantu hose, mbese nko gukorwa n'ikimwaro. Yisiga ivu, arapfa, aravuga ati Mana mbabarira, asaba Imana imbabazi. Hanyuma nanone ijambo ry'Uwiteka rigaruka kuri Eliya, riramubwira riti wabonye ko Ahabu yicishije bugufi nawe ko yasabye imbabazi, ndigaruye ndamuretse, ibi byago nagambiriye byose ntibizamugeraho, ariko ku muhungu we umuhungu we niwe nzabiteza. Ariko ibyo ntibivuga ko n'ubundi wenda yabimuteza. Imana ishaka gusa ko tugira imbabazi, dusaba imbabazi, tugaca bugufi, kuko igihe icyo ari cyo cyose naha yari yavuze n'ikindi gihe yavuga, ariko Imana iyo yavuze ikarakazwa n'ibyaha byacu, buri gihe ibishaka ko duca bugufi tugahindura inzira zacu, inzira ziyibabaza, inzira mbi, uburyo dutekereza, uburyo dukora, uburyo twayimuye, kugira ngo ibone uko itubabarira. Naho ubundi ntiginezerezwa nuko abantu bayo yabica, ariko iyo bagarutse nayo irabagarukira, niko n'ijambo ry'Imana ritubwira. Ibi rero bitugereka iki muri iki gihe? Izi mbabazi z'Imana ziracyariho. Turi mu kaga Abanyarwanda, turi mu kaga nk'isi yose. U Rwanda rwacu ruri mu kaga, isi yose iri mu kaga. Aka kaga karahari, ariko katewe n'iki? Muri iki gihe cy'aba bami twumvise abagiye babatumwaho. Ahabu yatumweho Eliya, Imana yatumye Eliya kuri Ahabu. Hanyuma Abineve Imana yatumye Yona. Ubu kuri iki gihe kw'Imana ikivuga, kw'Imana ikibabazwa n'ibyo abantu bayo bakora, ko isi yayimye amaso, ntiyihanga amaso, igahanga amaso ibitagira Imana, ibititwa Imana, igahanga amaso ubwenge bwabo, gukomera kwabo, ibyubahiro byabo, igahanga amaso ibindi bintu byose bitukisha izina ry'Imana. Muri iki gihe Imana yatuma nde? Muri iki gihe Imana yatuma nde ku isi yacu? Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana ituma uwo ishaka. Iyo turebye no uburyo yigeze gutuma kuri Eliya ikoresheje igikona, bigaragara ko Imana ntacyo itakoresha. Imana yo mu ijuru ibasha gukoresha igikona, yaramugaburiye ikoresheje igikona. Ariko rero muri iki gihe cyacu, iyi COVID mubwiwe n'iki ko atari intumwa y'Imana ku isi yose? Ese Imana yari gukoresha iki uko bireba? Ukubona isi aho igeze, Imana yakoresha iki? Imana yemeye gukoresha COVID-19 kugira ngo Imana igarukirwe n'abantu bayo, abantu bagarukira Imana, bamenye ko ari yo Mana. Nimurebe mwese aho isi yarigeze, nimurebe mwese uburyo abantu bari mu Imana. Ngaho abayikosora. Imana ijya kurema, yaremye umwana w'umuntu, itangira kurema Adamu, hanyuma mu nyuma ijambo ry'Imana riratubwira ngo irema Eva, imumuha nk'umufasha, igira uko yaremye Adamu nk'umugabo, igira uko iremye Eva nk'umugore. Ariko abana b'abantu barebye bashaka gukosora Imana, baravuga bati no, ntabwo umugabo akwiriye kurongorana n'umugore. Imana yaribeshye, ahubwo reka tuyikosore. Niho havutse ibintu by'ubutinganyi. Murabibona bene data, kubona ibihugu bikomeye, abaministre bajya hariya aribo bakabaye batanga urugero, bakazana ubutinganyi, abagabo bakarongora abandi bagabo, abagore bakarongora abandi bagore. Ibyo bintu ntibyigeze bibaho mu bushake bw'Imana. Uko ni ugutuka Imana, ni ugushaka gukosora Imana nk'uko ibyo yakoze, yafuditse, yakoze
ibidakwiriye hanyuma bashaka kuyikosora. Ariko ndashaka kubabwiza ukuri, nta wakosora Imana, ahubwo Imana izabakosora. Ntibibaho ntibikabeho. Imana ibyo ikora n'ibyo gukiranuka. Ni Imana ikomeye, ni Imana izi ikikora, ni umuremyi wacu, ni umuremyi ukomeye. Ntibikabeho ko twayikosora. Abantu bigize ibihangange, abantu birata ubwenge bwabo, birata ubutunzi bwabo, birata amafaranga, birata imitamenwa bubatse, birata technology bagezeho, bagera naho bashaka kugurisha iby'Imana yatangiye ubuntu. Can you imagine umuntu ngo abagabo nibagurishe intanga Imana yatanze, hanyuma hazavukemo abana batazigera bamenya base? Ibyo bintu mubitekereza mute? Ngo babagure, hanyuma abagore bagure intanga z'abagabo batigeze babonana. Ibyo bintu murabyumva? Ibyo bintu byose byazamutse imbere y'amaso y'Uwiteka, birayirakaza. Muzi ko hari ibihugu by'i Burayi bashyizeho umunsi wo kwizihiza ubutinganye, bakabikorera mu muhanda, bagahemura Imana, bakayitukisha gutyo. Mwumva mute uko Imana yo imerewe ku bantu yiremeye? Imana yararakaye. Rero reka mbabwire nshuti z'Imana, bantu b'Imana, mwebwe mwamenye Imana, nimuhagarare. Reka mbabwire, nimukomere. Imana yacu irakomeye. Ntimwamenye uburyo yaje kurwana, yaje kurwanya ibyo byose. Iyo mubona abantu bafata bakavuga bati turashaka gusimbuza abantu amarobo nibamara ko yadusimbuza bizagenda gute? Akazi kawe bizagenda gute? Barashaka gukora amaprograme atuma ayobora ibitekerezo byacu. Nyamara suko Imana yavuze, suko Imana yavuze. Twebwe tuyoborwa n'Imana. Ibyo byose bashaka gukora Imana yabasha kubiburizamo. Mubwiwe n'iki ko itashyizemo akantu kugira ngo ifrene imigambi yabo? Mubwiwe n'iki abiri kurimbura muri iki gihe? Ndababwiza ukuri yuko Imana itajya ikora amakosa. Imana ni Imana ikomeye cyane, kandi yarwanisha ikintu icyo ari cyo cyose. Abantu barayimuye, abantu bahanze amaso ibindi bintu, abantu bashatse kwigira Imana, ndetse benshi biyita abanyabwenge bahakana ko nta Mana iriho. Ariko Imana irahari. Imana izahoraho ibihe byose. Imana izabereka ko ari Imana, izahindura ubwenge bwabo ubusa, ibereke ko ari yo Mana ishoboye, kandi abazayihindukirira bazayimenya kandi bazabona ubutabazi bwayo. Nshuti zanjye, ngiye ndemeza yuko iyi korona yavuye ku Mana, kuko ijambo ry'Imana iyo urebye ugasoma mu Ngoma za kabiri hariya ibice 7 umurongo wa 13 kugeza kuri 14, Imana yaratubwiye ngo, iravuga ngo ninteza nshobora guteza mugiga, nshobora kuzana inzige, nshobora kuzana indwara zitandukanye, nshobora gukinga n'ijuru ryanjye imvura ntigwe. Ngo ariko ibyo byose nimbikora, yaravuze ngo abantu banjye bakicisha bugufi, bagasenga, bakampindukirira, bakareka ibyangwa n'amaso yanjye, bagatakira Imana yabo, bagahindura amayira yabo, ngewe nzabumva ndi mu gihugu cyo mu ijuru, mbababarira igicumuro cyabo, ndetse mbakirize n'igihugu. Nuko Imana ivuga ko niduhindukira, nituyimenya, ariho izadukiza. Rero icyubahiro cyayo ntiteze kuzagiha undi. Bashatse kuyikosora, ngaho nibakosore rero, nibagerageze. Ntibikunda, reka mbabwire, iki ni igihe gikomeye cyane. Ni igihe Imana yashatse kugaragaza imbaraga zayo. Reka mbabwire, mubitekereza mute iki cyorezo kuba muri Afrika, twebwe nk'ibihugu bikennye, twebwe nk'ibihugu bidafite imbaraga nk'izi bihugu by'i Burayi na Amerika, twebwe bimera gutya nta muntu arapfa? Mubitekereza mute? Ni Imana yaduhagazeho, kandi Imana buri gihe imenya abanyantege nke. Ariko n'ubundi kandi turanasenga da, n'iki gihugu cyacu nimba nta muntu arapfa, suko hari abantu bazi kuvura cyane. Yego barabikora, igihugu cyacu kiragerageza, ariko bafatanije n'amasengesho yacu. Amasengesho y'abera ari gukora imirimo ikomeye cyane. Abaganga ntibazirate imbaraga zabo, igihugu ntikizirate imbaraga zacyo gusa, ahubwo bazahimbaza Uwiteka. Nibi bintu nibinarangira, bazabanze bavuga ati Imana yo mu ijuru yarakoze kuturokora urupfu rungana rutya, yarakoze kuturokora korona, uburyo
tuyikirangije iki cyago nta muntu wacu apfuye. Nibyo duhora dusaba Imana, kandi Imana nibyo ikora. Rero ntabwo ari ubundi buhanga, natwe ntituzavuge tuti abantu bacu abahanga, abaganga abahanga turusha reka mbabazi, turusha ubuhanga Amerika, turusha ubuhanga biriya bihugu by'Uburayi, turusha ubuhanga Abataliyani, turusha ubuhanga biriya bihugu byitwa ko ari les grandes puissances. Ntitubirusha ubuhanga, niho tujya twivuriza. Nyamara ariko ubu turivuriza mu Rwanda kandi turakirada, nta n'abari gupfa ko Imana izi ubwenge cyane, nta n'abari gupfa kubera turi kwivuriza mu Rwanda. None se twajyahe? Imana yashatse kuturinganiza. Ubu muntu wese ari chini ya ulinzi, umuntu wese ari munsi y'ukuboko k'Uwiteka. Igihugu cyose nigishaka Imana yacyo cyambaza Imana yo mu ijuru niho kizarokoka. Ubu ibi bihugu bikomeye cyane nibyo bifite akaga, ariko kandi nibyo bazaga ko bifite ubwenge bukomeye, bufite technology, bifite ibintu bikomeye byatuma nta cyabasha kubihangara. Reba ukuntu bimeze ubu bihugu n'abaperezida bari gushaka, ntibumvikana kuri principe bafata, kuri strategy bafata kugira ngo iki cyorezo kirangire. Bacanganyikiwe, bamwe ngo ni inkorora isanzwe, nicyo kimwe ni ibintu bisanzwe, mwabyumvise murabyumva mu makuru. Reka mbabwire inshuti yanjye, si bisanzwe kuko ntibashoboye kubihagarika. Si bisanzwe, ni ikintu bagomba gutekerezaho kigatuma umuntu wese akanguka ubwenge, hanyuma akareba Imana yo mu ijuru akayitakira. Umuti w'iki cyorezo nuko duhanga amaso Imana, ni wo muti ukomeye cyane. Umuti w'iki cyorezo nuko tuva mu byaha byacu, nuko tuva mu nzira zacu, nuko tuva mu mitekerereze yacu, uburyo twigize Imana tugashaka kuyisimbura, hanyuma noneho tukaca bugufi, tukamenya ko mu ijuru hari Imana yaturemye kandi igenga ubuzima bwacu. Yahuha tukavaho, inadukomeje twakomeza tukabaho. Niyo rero ifite ubuzima bwacu mu kiganza cyayo. Abera nimuhumure, ntacyo tuzapfa, ntacyo tuzaba, ndabarahiye. Abera nimuhumure, Imana iratureba, ariko yashatse gukosora abantu. Haleluya! Yashatse gukosora abanyabwenge, yashatse gukosora abantu. Nababwiye ngo umuvuduko wari uhari, umuvuduko wari uhari, bavuga ngo baze batuzanire aya mavakse ngo tugabanyera. Aratugabanya tujyahe nibo baremyi bacu? Ntidushobora kugabanuka, ahubwo bo bazagabanuka. Bashobora kugabanuka babitekereza. Iyi korona ishobora kubarangiza babitekereza. Ibyo batekereza byose ikabiburizamo, kuko ari Imana y'intambara, ni Imana izi kurwana kandi izaturwanirira. Nimurebe ibyo batekereza, nimurebe ibyo bakora. Hanyuma Afrika ngo niyo bumva ari tere bageragerezaho, bageragereje iwabo se ko ariho hariho gupfa benshi. Ntibikabeho. Twebwe dusenga Imana, twebwe turacyafite Imana ya Yakobo umutabazi, twebwe turacyayubashye. Ntacyo rero tuzaba abera b'Imana. Ibi bintu nubwo bimeze gutya, turabyumva ko byanze bikunze hari abo bimereye nabi, hari benshi bishwe n'inzara. Ibyo turabyumva, turi abantu. Hari abenshi babayeho, imibereho yanyu yarahindutse, imibereho y'umuntu wari we wese yarahindutse, birumvikana. Ariko ibyo ntibibababaze cyane. Birashoboka ko ibyari biri inyuma byari kuzaba bibi gusumba, byari kuzaba bibi kurushaho, ariko Imana ikemera gufrena umuvuduko wabyo ikoresheje korona, kugira ngo twebwe abanyantege nke tubeho kandi tuzabaho. Abera b'Imana tuzabaho. Umukiranutsi wese ijisho ry'Imana rimuriho, ntacyo azaba. Wananuka, wavamo unanutse, wavamo warashonje, ariko uzabaho. Imana izongera ikunamure, ahubwo nimureke dushake mu maso h'Uwiteka. Bera b'Imana, nimureke dusenge, nimureke dusenga, duhindura inzira zacu. Inzira zacu zari zimaze kubabaza Imana, ndetse no mu nzu y'Imana byari bisigaye bibabaza Imana. Utatandukanya abantu basenga n'abandi badasenga, abasenga bagatukisha Imana. Bera b'Imana, muva ku Mana, muvuga ngo muri business, muri bize, muri za business zanyu, ubu muri hehe?
ubu kwezi ko gushize ntimuzongera kubaho, mukananirwa gutanga n'isaha imwe ku Mana yanyu. Ukwezi kurashize kandi turi mu nzu, turacyariho, kandi n'ukundi kwanaza kandi tukabaho. Ariko niki gituma twimura Uwiteka Imana? Niki gituma dukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka? Ahubwo nimuze tureke inzira zacu mbi, hanyuma duhindukirire Uwiteka, tumusenge kuko ari we Mana. Niwe wenyine ufite urufunguzo rw'iyi korona. Nubwo dukora biriya tuzabikora, kuko byose Imana yivuze ati nimukore, ikoresheje abayobozi bacu, ikavuga ati nimukore ibi nibi, nimukarabe, nimwirinde ibi nibi, nabyo burya Imana iba yakoreye mu bwenge bwabo. Ariko ndababwiza ukuri ko atari byo byonyine bizadukiza. None se ntimwaraye mwumvise ko muri Koreya y'Epfo abantu 163 bose bari barakize korona, bongeye bagasubirwa, bongeye bakayirwara? None se ntimwumvise mu Bushinwa bukomeye naho abari barayikize testinze bagasanga ntayo bafite? Ntimwumvise ko bongeye nabo bakayirwara? Iki cyorezo, iki cyago nta kindi cyakidukiza uretse Imana yo mu ijuru. Rero ndabahamagarira ntore z'Imana, mwebwe munyumva, bwoko bw'Imana munyumva, ari abo turi kumwe, ari abakristo ba Betesida, ari abandi bose bari kunyumva, ari abazanyumva, ari bari hirya no hino, ni muce bugufi, iby'isi ni ubusa, dushake mu maso h'Uwiteka. Abantu basize amafaranga yabo, abantu barajugunye amafaranga hariya mu Butaliyani, mwarabibonye, abantu bapfuye abo bose, ibyo bihumbi bipfa ku munsi, ibihumbi 2 cyangwa 3 bipfa ku munsi, biba bigiye atari uko bikennye, bigenda kuko Imana yavuze kandi ikemera ko bagenda. Ntabwo ari amafaranga babuze kugira ngo bagende, ariko mu bitekereza mute? Amafaranga umuntu ashobora kuyasiga, ibintu byose umuntu ashobora kubisiga nk'uko n'abandi babisize, ariko abategereje Uwiteka nimukomere, Imana izaturinda. Nimukomere, izaturinda muri ibi bihe, izaturinda no mu bindi bihe bizaza. Ariko niduhindukirira Uwiteka, akaba ari we wenyine duhangaho amaso, tuve mu byaha, tuve mu byangwa n'Uwiteka, ingeso zacu mbi tuzireke, tureke kuvangavanga, tureke kuvanga Imana n'ibindi byitirirwa Imana bitarizo. Tureke kwishushanya n'abiki gihe, tuve mu mwijima w'isi, dusanga Imana niyo mucyo. Kandi nidusanga Imana, buri gihe cyose iyo wegereye Imana, kubera ari umucyo, ugenda umurikirwa, ukabona aho wafuditse, ugenda umurikirwa, ntabwo wabasha kubona ikizinga kiri ku mwenda wawe uri mu mwijima, ntibikunda. Ntiwabasha kubona ko wambaye umwenda ubonerana cyangwa wambaye ubusa uri mu mwijima, ntibikunda. Ariko nugera habona byose bizagaragara. Rero dukeneye umucyo w'Imana, dukeneye Imana kugira ngo idukize, kugira ngo itumurikire. Nimureke ituyobore, tureke kuyoborwa n'ibitekerezo byacu, tureke kuyoborwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, n'amafaranga yacu n'ubutunzi barabusize. Ngira ngo utarize muri iki gihe n'utazigera yiga. Ariko ndababwira ngo kumenya Imana nibwo bwenge. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Duhindukire rero nk'uko amagambo twayasomye, nk'uko Nineve yahindukiriye Uwiteka, ikareka ingeso mbi zari zibabaje Uwiteka, igaca bugufi, igasenga, ikambara ibigunira, igatakira Uwiteka. Imana ikongera ikigarura, ikareka umugambi yari bafiteho. Niko natwe Imana yatugirira neza. Uko Ahabu Imana yamubabariye, yakoze ibintu bibi byari bibabaje, yarenganije, niko Imana natwe yatugirira neza. Twayicumuyeho, dusenga Imana haba ari n'isi. Reka mbabwire, ntimugasengere n'iki gihugu gusa, tujya dusengera isi yose, kuko u Rwanda rutagira amahoro, n'isi yose itagize amahoro. Dusengera isi yose, Imana ikore ku mitima y'abantu, bakanguke, barebe, bave mu bitagira umumaro, bave mu bintu biringiye bitabasha kubakiza. Ubusa ubwenge buri hehe? Umunyabwenge yicaye mu rugo, umuswa wo hasi yicaye mu rugo. Ubu iby'icyubahiro, imyenda, amakositime birirwagamo,
ubu barayamanitse, amaze ukwezi amanitse, amabubu yacu twaramanitse, ibintu byose twaramanitse. Abantu baratuje, nimuturize Uwiteka bwoko bw'Imana, mutekereze, n'ingiye cyo gutekereza ku Mana, mutekereze umuntu niki, iyi si niki, Imana niki, iherezo ry'umuntu rirashoboka kandi rushoboka muri iki gihe n'ikindi gihe cyose bizaza. Ariko icyampa tukazagira iherezo ryiza. Iherezo ryiza ni ugupfira mu Mana, ni ugupfa wubaha Imana, ni ugupfa utihakanya Imana. Ikintu icyo ari cyo cyose nka kuriya Naboti yanze kugurisha gakondo ye, natwe tureke kugurisha agakiza twamenye, natwe tureke kugahemura, ahubwo twubaha Imana. Iyo yaturinze ikadukura mu kaga, ikadukura mu byaha, tumenye ko ari yo Mana, dukora ibyo gukiranuka kuko nibyo Imana idushakaho. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Musenge, muce bugufi, musenge, mwisuzume, murebe ibyo mukora bitajyanye n'ubushake bw'Imana, mubireke, Imana itubabarire. Hanyuma dusengere n'igihugu cyacu, dusengere n'amahanga. Imana ibasha gukora, ikoresha ubwenge bw'abantu. Buriya hari abantu iri kwishakira, kandi ndababwiza ukuri ko ibintu bitazahagarara kugeza igihe Imana izabishakira. Bizahagarara igihe Imana izabishakira, niko bimeze. Ntabwo ari igihe umwana w'umuntu azabishakira. Ku bwacu twari tuzi ko bazongera, twari tuzi ko ari iby'icyumweru kimwe, nyamara icyumweru cyararangiye n'ikindi kiraza, n'ibindi biraza, n'ubu bongeyeho ibindi, ntitubizi. Nabyo bizaterwa n'igihe iki cyago cyarangiriye mu gihugu cyacu. Ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo tuzapfa abakiranutsi. Izaba igifite utugezi twacu, izaba ikidufitiye manu, n'abari mu butayu bazabaho. Manu ziracyahari z'Uwiteka, ntizabura ikikoresha, ntizabura uko ikugenza. Uzabaho nimba uri umukiranutsi w'Uwiteka. Rero hama hamwe Imana ikore icyo yagambiriye gukora. Hama hamwe Imana yereka amahanga, yereka abanyabwenge ko ari yo Mana. Ubu ibihugu byose, wabonye intambara y'isi yose, umuntu wese nta wabasha gukiza undi. Twese umwe wese nareba Imana ye. Reka dusenge Imana twebwe twayihishuriwe, tukayimenya. Dusengere imiryango yacu, dusengere igihugu cyacu, dusengere isi yose. Ahari habonekamo n'abandi bera b'Imana bafatanya natwe, tukazamura ijwi ryacu, Imana ikaryumva, ikunamura icumu, isi yose ikongera kubona amahoro, igakuramo isomo Imana yashatse ko tuzakuramo. Imana rero ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Duhindukirire Imana, ibitekerezo byacu bihindukirire Imana, mu mikorere yacu hindukirire Imana, ibyo turimo byose duhindukirire Imana. Niyo yonyine ibasha kudukiza, kandi niyo ibasha kugira ikimarira abayitegereje. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Amagambo nabatumweho yarayo, amagambo Imana yampaye ngo mbaganirize yarayo, nuko duca bugufi tugashaka mu maso h'Uwiteka, tugasenga Imana ikadukiza, ikadukiriza n'igihugu, igakiza n'isi yose. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, Mana yacu urera, urakiranuka kandi uzabana n'abakiranutsi. Uri mwiza, weho uri igitangaza, kandi ubereye mwiza bose bakubaha bakagutegereza. Niweho Mana, nta yindi Mana ibaho, nta yindi Mana yigeze igira ikimarira abayitegereje, nta yindi Mana ibeshaho, nta kindi gitare kitari weho. Habwa icyubahiro mukunzi mwiza. Niweho wenyine wimura imisozi itabimenye, niweho wenyine utegeka Mana ibihe byose bikakumvira. Niweho Mana, niweho Mana wumva ibyo usabwa, niweho Mana ugira icyo ukora, niweho Mana wica kandi ugakiza, niweho Mana ubushobozi bwose buri mu kuboko kwawe, imbaraga zawe nta numwe muzihiga. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, abayita abanyembaraga muri iki gihe, imbaraga zabo babuze icyo bazikoresha, imbaraga
zabo ntacyo zabasha kubafasha, imbaraga zabo ntacyo ziri kumara mu isi, ariko wewe uri Imana, Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa. Turakwinginze tugusaba imbabazi uko abagaragu bawe baciye bugufi bagashaka mu maso hawe, bakambara ibigunira, bakiyiriza ubusa. Natwe duciye bugufi ubwoko bwawe, duciye bugufi ngo utubabarire. Hari uko watubonye, hari uko wabonye igihugu cyacu, hari uko ubona isi yose. Mana turatakambye, Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, turakwinginze ngo utubabarire, turakwinginze ngo utweze, turakwinginze ngo dukureho iki cyago. Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, dusengeye abari mu kaga, intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, abakiranutsi bari mu kaga. Uri Imana itabura uko ibigenza, uri Imana yagaburiye Eliya, uri Imana yamufukuriye akariba. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, dufukurira amariba mu izina ryawe rikomeye, tunywe dushira inyota. Shaka ibikono ukoresha ugaburira ubwoko bwawe, buzarangiza kino gihe bagihumeka umwuka w'abazima. Uri Imana ikomeye, duha ubwenge buruta ubwa mbere bwo gutekereza kuri Imana, duha ubwenge buruta ubwa mbere bwo gutekereza ngo umuntu ni iki, duha ubwenge buruta ubwa mbere bwo gutekereza ibihe turimo, duha ubwenge buruta ubwa mbere bwo kubara iminsi yacu. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, reka tumenye ubwenge, reka dukanure, duhera amaso kubona, duhera ubwenge gukanguka mu izina ryawe rikomeye. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, duhe kuva mu bidatunganye kugira ngo ubashe kutwiringira, kandi nawe ubashe kutwizera nk'ubwoko bwawe. Urakoze nyaguhora ku ngoma we, komeze kutugirira neza, uturengera bera mu izina ryawe rikomeye. Turataka tugatakamba, Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, ujye wumva gusenga kwacu. Igihe cyose tuzazamura ijwi, uzajye wumva gutaka kwacu, udukize Mana yacu, udukirize n'igihugu. Urakoze uwera wa Isirayeli, tukweretse iki gihugu cy'u Rwanda, tugushimiye imirimo ye wakozemo. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, ni wewe wayikoze. Abaganga warabafashije, igihugu cyacu waragifashije, abayobozi warabafashije. Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, warabafashije. Abapolisi bahagaze ku mihanda bakoze akazi kabo, abasirikare bakoze akazi kabo, ubaha umugisha. Ariko kandi ibyo uri gukora byose, umuntu wari we wese, Mana nkuru yo kwiringirwa no kwizerwa, atekereze ko ari ubuntu bwawe, atekereze ko ari umugambi ufite ku Rwanda. Ni wowe wonyine utuma nta muntu upfa, ni wowe wonyine uzaturokoza, kuko watugambiriyeho ibyiza kandi ukatubwira ko uzaduha umugisha. Komeze kutugirira neza rero, ubane natwe tugirire neza, ugenderera imitima yawe y'ubwoko bwawe mu izina ryawe rikomeye. Abari kumva rino jambo, nyaguhora ku ngoma we ribamurikire, umuntu wese yirebe, ribabera indorerwamo bireberamo mu izina ryawe rikomeye. Tubashe kumenya uko dusa imbere y'amaso yawe. Urakoze mukunzi mwiza, tugushimiye aka kanya uduhaye ko kuganira. Ni mu izina ry'umwana wa Yesu tubyambaje dushima, amen, amen, amena. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza mwebwe mwabashije kunkurikira. Imana ibaha umugisha. Ni no muri urwo rwego dushaka kubabwira ko twari n'ubundi twateguye yuko twafata n'ubundi iminsi 3 y'amasengesho yo kwiyiriza ubusa, wera ku wa mbere, ku wa kabiri no ku wa gatatu, tukajya duhurira imbere y'Imana ku mugoroba. Nanone duhimbaza Imana, tuyisaba, tuyinginga, kuko ntidukwiriye gucogora kugeza igihe tuzabonera amashimwe. Imana ibaha umugisha, ibakomeze muri ibi bihe. Abanyantege ntibakomeze, abafite amavi atentebutse mwese Imana yabakomereze, kandi bwoko bw'Imana mukomeze kuba umwe, mugire solidarite. Abera b'Imana, itorero ry'Imana, mugire ubumwe, mwibukane kandi mufashanye, kuko ibyo nabyo Imana izabiduhembera. Imana ibaha umugisha. Nidusohokamo twese turi amahoro, tuzongera dushima izina ryayo. Tuzafata igihe cyo kuyihimbaza, tuzayibyinira, tuzayitambira, tuzayiririmbira, tuyiha amashimwe,
kubw'imirimo ikomeye yadukoreye muri ibi bihe bikomeye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, ntimukuke umutima, Uwera wa Isirayeli aracyari Imana yanyu. Imana ibahe umugisha, murakoze.